ikiremwa muntu cyabayeho. Ubuzima bwa muntu kandi bwagiye bubaho mu bwigenge butandukanye kandi bwididembya igihe cyose. Wasangaga muntu aba mu mashyamba ahiga, agahiga izindi nyamaswa zitandukanye, zimwe akazica ubundi akazirya, izindi akazikoramo imitako itandukanye nk'amahembe, impu, amenyo ndetse n'amajanja yazo. Uko umuntu yagiye abaho ku isi byagiye bituma akomeza kugenda yororoka, maze aza kuva kuba mu mashyamba aza gutura ahantu hagaragara. Yavuye kuba yatura mu mazi, ava kuba yatura mu mashyamba mu misozi miremire ikanganye kandi iteye ubwoba, aza gutura ahantu hagaragara, atura mu nzu. Ntabwo nje kugaruka ku mateka y'ubuzima bwa muntu kugira ngo ave mu gice cyo kuba yari umuhigi, ave kuba ubungubu ari umuhinzi mworozi yorora inyamaswa yabanaga nazo mu ishyamba, ngo aze gutura ku isi. Ntabwo aribyo ngiye kugarukaho, ahubwo ngiye kugaruka ku buzima bwa muntu, maze wumve ukuntu umuntu kuri iyi si ariwe nyamaswa mbi iteye ubwoba. Abanyarwanda bati inyamaswa mbi mu buzima bwacu ni umuntu, si ikirura, si imbwa, si inzoka, injangwe cyangwa se imbeba cyangwa se umubu, oya ni umuntu. Rero akenshi na kenshi ubuzima bwa muntu bwagiye buza imbere cyane cyane kuba buteye ubwoba kandi bukanganye. Wakibaza uti ese ni izihe nyamaswa kwinshi zikomeye cyane za rutura kandi zikanganye zatwara ubuzima bw'abantu? Zatwara abagabo, zigatwara abagore, zigatwara abana ndetse na ba bandi bitwa ko bakuze, abakecuru n'abasaza. Izo nyamaswa kandi zagiye zihitana benshi mu ba muntu, haba cyane mu mashyamba, mu ngo ndetse no mu mazi. Wakibaza uti ese ko inyamaswa ya mbere ari muntu, ubundi ni gute muntu yica mugenzi we, cyangwa se ni gute inyamaswa yindi yitana inyamaswa muntu kandi umuntu ari inyamaswa ikomeye ari imbere, izi imbere ku zindi zose? Nubyumva uraza gusobanukirwa. Nitwa Nshimiyimana Eric, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukoresha amaze ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Nibikunda kandi ukore subscribe, aka kanya nkwaye kaze umuryango mugari wa Biza TV Rwanda. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30, mu ntara zigeze kuri enye n'umujyi wa Kigali. Uri mu karere k'ibiyaga bigari n'ak'iburasirazuba u Rwanda, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, abari Sudani, mwese mbifurije ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Mpaye ikaze kandi muri Central Africa, South Africa, West Africa, abari North Africa, abari Canada, ikota amasimbi, namwe mu ntara ya gatanu diaspora, ndabakunda kandi mbaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Wagiye ukura ugenda wumva abakecuru ndetse n'abasaza n'abakuru, kandi n'uyu munsi imvugo ziracyahari. Inyamaswa mbi mu buzima bwacu ni umuntu. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga rwa Villanova mu kugaragaza inyamaswa zihitana abantu benshi ku isi, aho rwifashije kandi amakuru anyuranye cyane zitandukanye nk'impfu z'abantu bagiye bagaragara kandi zagiye zivugwa zahitanywe n'inyamaswa cyane. Rwagaragaje kandi ko muntu ari ku mwanya wa mbere mu nyamaswa zihitana abantu benshi cyane ku isi buri mwaka. Umwaka ugizwe n'iminsi 365 cyangwa se 366 bitewe n'ukwezi kwa kabiri kw'iminsi kwagize, usanga abantu benshi bapfa kandi bakava mu buzima bwabo. Abandi ugasanga barohamye, abandi biyahuye, abandi bishwe, abandi barwanye, barakubita, baricana. Ariko aka kanya ndagira nkumvisha uburyo ki ubuzima bwa muntu buba buri mu kaga kubera muntu mugenzi we. Yagiye amuhitana kubera iki? Amakimbirane ndetse no kutavuga rumwe mu buzima bwabo butuma benshi bagenda bahitana ubuzima bwabo bakagenda busubira inyuma. Ibi kandi birunganira n'umugani abanyarwanda bakunze guca ngo inyamaswa mbi ni umuntu.
kuza kunywa cyangwa se kuba abantu benshi banywa ibiyobyabwenge, abandi bakisanga bari mu gushyambana kubera amasambu ndetse n'ubutegetsi, bituma abenshi bahitana ubuzima bwa muntu. Gusa nuza kubyumva uraza kugira ubwoba cyane, bitewe n'uko urasa gusanga ko muntu ari imbere cyane mu kuba yahitana ubuzima bwa muntu imbere cyane. Nakubwira ko nitwe Eric Nshimiyimana. Inyamaswa nakubwira naheraho iza ku mwanya wa nyuma ngaruka imbere kugira ngo uze kumva inyamaswa ihitana iyindi cyangwa se abantu cyane, ni inyamaswa yitwa imbwa zo mu rugo. Izi ngizi twiyororera. Umukire yoroye imbwa, umukene usanga iwe afite imbwa, niyo adafite imbwa usanga aha tugenda mu midugudu tugana imirenge n'intara n'igihugu tuba dufite imbwa. Aka kanya tuvugana abari kumva bazoroye mu mbwa cyangwa se mu ngo hirya hatandukanye mu masega n'ahandi bashobora kuza kumbwira uburyo ki imbwa zitabarya. Nyamaza imbwa tubana nazo mu ngo za buri munsi nizo zihitana abantu benshi. Imbwa zo mu rugo ziba zisaka cyangwa se nk'izasojwe umuco wo kuba abantu. Si ukuba zarashojwe gusa, ahubwo zihabwa imico n'imimerere no gutozwa bya gihanga kuba zaza kubana n'abantu. Ariko akenshi iyo zibaye mu ngo ba nyirazo bazifata nabi cyangwa se bakazitoza kuryana, ziba zishobora kwica ubuzima bwa muntu. Mu mwaka imbwa zihitana abantu babarirwa mu 146. Ni abantu benshi. Abantu bara neza n'impuzandengo iri ku rwego rw'akarere cyangwa se intara cyangwa se igihugu, ariko imibare ishobora guhinduka ikiyongera cyangwa se ikagabanuka. Gusa hagiye hagaragara ingamba zitandukanye zo gukingira icyo bita ibisazi by'imbwa. Gusa imbwa kenshi na kenshi iyo zitakingiwe usanga n'ibisazi by'imbwa bishobora kuba byafata abantu bagapfa ubuzima bwabo bwa buri munsi. Indi inyamaswa ya 9 ni inyamaswa yitwa imbogo. Ni inyamaswa nini cyane mu ishyamba. Ugiye mu mashyamba atandukanye nka pariki y'Akagera, ukajya mu ishyamba ry'ibirunga bigari hirya no hino hatandukanye, ukajya kandi mu mashyamba nka za Tanganyika, Amazon ndetse n'izindi, urasanga iyi inyamaswa ikomeye cyane. Imbogo ni inyamaswa kandi zikunze kuba mu mashyamba ndetse no mu pariki nyinshi cyane ku isi, ariko iyi nyamaswa igira ubugome bw'indakemanga cyane kandi ntijya yibagirwa. Ubugome kandi bw'indengakamere cyane ku buryo aho ibonye umuntu ihita ishaka kumwivugana. Imbogo mu mwaka kandi zihitana abantu babarirwa kuri 200. Abo ngabo ni impuzandengo igaragara kandi bashobora kwiyongera cyangwa se bakaba bagabanuka bitewe n'aho inyamaswa ziri. Indi nyamaswa ya 8 ni inyamaswa yitwa inzovu. Ukiyibona indeshyo yayo uko ihagaze, urujanja rwayo cyangwa se umutonzi wayo ishobora kugukubita ikakumanika mu kirere. Abascientifique cyangwa se mu bijyanye na siyansi bagaragaza ko iyo uhemukiye inzovu niyo haba imyaka 10 cyangwa se 20 izabikwibuka. Reka turebe. Aka kanya ushobora kuba wasagarira umwana w'inzovu ukirukanka ukoresheje ibyuma bya by'ikoranabuhanga, imodoka se cyangwa se amaguru, ukwirukanka ukayisiga. Ariko ushobora kuzagaruka mu myaka igera kuri 10 cyangwa se 20, inzovu izabikwibuka, izaziguhitane n'ubundi. Inyamaswa kandi inzovu ni inyamaswa nini cyane ku isi. Ntizi kwiruka kubera ubunini bwayo, ikaba kandi ikunze kuba mu mapariki atandukanye hirya no hino ku isi. Aha no mu Kagera i Rwanda zirahari kandi ni nyinshi cyane. Iyi nyamaswa kandi nayo ihitana abantu benshi cyane babarirwa kuri 500 umwaka, kandi abenshi bakaba bapfa bazize kuba bakandagirwa n'iyi nyamaswa. Iracukura ikagukubita ikaguhuza n'igiti, ubundi ubuzima bwawe bukaba burangiriye aho ngaho. Inyamaswa ya 7 ni inyamaswa nayo ni inkazi cyane. Nibuze amazi magari, yaba amazi atemba cyangwa se adatemba, yaba inyanja ngari cyangwa se ntoya, yaba ibiyaga bigari cyangwa se bitoya, iyi nyamaswa uyisangamo. Ni inyamaswa yitwa ingona.
Inyamaswa ni inyamaswa iba mu mazi cyane kandi ikunze kuba amazi, kuba yaba iri hejuru biroroshye kuba wayica. Ikunze kandi guhitana abantu benshi cyane bajya koga mu mazi y'inzuzi z'ibiyaga, ndetse kandi bakoga no mu migezi itemba, mu nyanja ndetse n'ahandi. Iyi nyamaswa kandi mu mwaka ihitana abantu babarirwa hagati y'1,500 ndetse n'2,500. Bishobora kuba byarenga cyangwa se bikagabanuka bitewe n'abo yagiye ihura nabo. Gusa ni mudahushwa, igukubita ikirizo cyayo ikakigonda. Iyo imaze kukigonda mu mazi iba imaze kwitegereza muri metero 100 ahantu uri. Muri make uri mu mazi ukajya kwirukanka cyane, iba yamaze gufata impande zigeze kure enye zose zo kumenya aho urubuze gukata. Urazamuka ikirizo kirakugarura, urajya impande kirakugarura, nujye epfo cyangwa se ruguru iba yamaze kwitegura uburyo ukirukanka igahita igufata. Yitwa ingona. Inyamaswa ya gatandatu nayo irakaze cyane, yitwa imvubu. Nayo ni muturamazi. Inyamaswa nayo yibera mu mazi kandi menshi, ntikunda kwiyenza cyane nk'ingona, ariko nayo igira ubugome cyane, kandi abo hitana cyane cyane bayisanga mu mazi. Ikaba ihitana abantu barirwa ku 3,000 ndetse n'3,500. Aba bantu ni benshi cyane ugereranyije n'ababari ku isi cyangwa se abajya koga mu mazi. Iyi nyamaswa iyo uyireba uko isa n'uko ingana, ubwitonzi bwayo ntushobora kumenya ko yaba yica abantu bangana gutya. Uko ingana, uko igenda, imbaraga zayo ni nkeya ariko irabahitana. Ubugome bwayo ni bwinshi cyane. Iyo ikoze ku karizo kayo ikakazunguza, ihita igira imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru, ubundi ikaguhitana. Indi nyamaswa ya gatanu ni inyamaswa nayo ikomeye cyane benshi mudakunze kuduha umwanya, ariko nuyiha umwanya ukayitekerezaho urasanga iyi nyamaswa ari mbi. Yitwa scorpions. Aya ma-scorpions aba mu nyanja, haba ku musenyi ndetse n'iwacu mu ngo rimwe na rimwe usanga zibayo. Aka gakoko kandi kabarizwa mu bwoko bw'ibimonyo cyane, kari mu dukoko duto duto tugira ubukana budasanzwe. Ku isi kandi habarizwa amoko yabwo asaga 500, ndetse ayo moko kandi muri 25 akaba ariyo agira ubukana bwica kandi bukomeye. Igira ubukana kandi cyane se uburozi, iyo bugusizaho ikubabye cyangwa se aho kikurumye, usanga ubuzima bwawe bushobora kuba bwakinjira iyo butagombowe kandi usanga upfuye. Kuko kandi ku isi duhitana abantu bagera ku 5,000 buri mwaka. Ni scorpions. Indi nyamaswa ya kane ku isi nayo yaba yica kandi ikica abantu benshi ni inyamaswa yitwa inzoka. Inzoka ziba mu ngo, inzoka ziba mu myobo, ziba mu byatsi, mu bishashara, mu mashyamba, mu mazi, ahantu hose inzoka wayihasanga. Gusa ntabwo mvuze izi nzoka zimwe ntoya za bacteria cyangwa se ututungu dutoya cyane twinjira mu buzima bwa muntu cyangwa se zitwumva ziri mu nda. Gusa nazo ziri mu bwoko bw'inzoko. Benshi kandi bayita umwanzi w'umuntu, kuko aho ibonye umuntu hose ihita ishaka kumurya. Iyi nyamaswa kandi ibarizwa mu bwoko bw'ibikururanda, ihitana ubuzima bwa muntu kandi bwinshi cyane. Iyi nyamaswa kandi yitwa inzoka iri mu bwoko bwinshi, bwoko butandukanye. Hari incira, inziramire, incandwe ndetse n'izindi nyinshi cyane. Izi nzoka kandi aho ziri hose benshi barazitinya. Rosereva. Izi nzoka ushobora guhura nayo ukirukanka, ariko ifite ubushobozi kuko yakirukanka cyangwa se ikaguruka cyangwa se ikagucira. Ubwo buryo bwose iyo nzoka yagufata. Ibarirwa kandi kuba yahitana ubuzima bw'abantu basaga 50,000 buri mwaka. Ibi bica kandi mu kuba yakuruma, yakuzinga, yakuba yaguterura uruzi bwayo ikabuguteramo, ubundi ubuzima bwawe bukarangira aho ngaho. Benshi kandi aho zikunda kuba ntabwo bakunze kuba bafite ubugombozi buri hejuru ku buryo wakirukabaho.
indi nyamaswa ya gatatu ikomeye cyane ku isi mu zica abantu yitwa isazi ya tsetse flies. Iyi nyamaswa akenshi usanga yibera mu mashyamba, yibera mu bihuru, cyane cyane mu bice bitandukanye bishyuha. Ubwoko kandi bw'amasazi atera indwara y'umusinziro ku bantu kuba babarizwa mu mashyamba yo kuri Kooma ndetse y'isi, ahenshi usanga izi nyamaswa ziriyo, cyangwa se ikaba iri henshi cyane mu mashyamba yegereye umurongo wa ekwateri. Aha na hano i Rwanda, mu burasirazuba bw'u Rwanda, iyi nyamaswa zirahaba cyane cyane mu duce dutandukanye dushyuha nko mu karere ka Nyagatare. Iyi nyamaswa irahari cyane cyane kandi mu mashyamba hano mu Kagera iyi nyamaswa irahari, kandi no hino wegereye mu tundi duce dutandukanye za Nyagatare, za Karangazi, ndetse aho hose iyi nyamaswa wayihasanga. Inyamaswa yitwa tsetse fly mu gace kazwi nka tropico irahakunda cyane. Indwara kandi ituruka iyi ndwara kandi ituruka ku kurumwa n'aya masazi hitana abantu babarizwa ku iyi ndwara iri mu bwoko bushobora kuba bugeze kuri bubiri. Hari icyo bita American Thrombosis ndetse na African Thrombosis. Iyi ndwara iyo igufashe iragenda ikakwinjirira ubundi umusinziro uko kwataka yitwa nagana. Indi ndwara ya kabiri mu ndwara zikomeye cyane ku isi ishobora guhitana ubuzima bw'abantu, nayo ikica igakomera kandi ikabayitana, yitwa umubu. Umubu akenshi bakunze kuvugaho ko ari inyamaswa idakunze guhabwa umwanya cyane mu nyamaswa zica cyane ku isi, ariko nugera hino ku isi mu bitaro ndetse no mu bitaro bitandukanye byita ku bantu, ushobora gusanga hatabuzemo umwe witabye Imana kubera malariya. Ushobora gusanga kandi hari nk'abarwayi bigeze mu 10 cyangwa se 5 barwaye indwara ya malariya. Iyi ndwara ya malariya ikomoka ku kuba warumwe n'umubu w'ingore. Akenshi umubu w'ingore kandi ukunda gutembera cyane mu kuba uba ahantu bikunda bikikije amazu, ibimene bikuba bikunda ko bifite amazi, ikaba kandi mu mashyamba atandukanye arimo inzitane. Imibu irahatura cyane. Iyi mibu kandi ikunze kuba yatera malariya ni umubu witwa w'ingore, Anopheles mosquito. Uyu mubu kandi ufite ubukana cyane bukomeye cyane, dore ko indwara utera malariya iri ku isonga cyane mu ndwara zihitana abantu benshi cyane ku isi. Abantu kandi basaga miliyoni ku isi yose bahitana n'iyi ndwara. Bikaba kandi Imana buri mwaka zihora ziba kugira ngo abantu benshi babe bakiga cyane kuri iyi ndwara ya malariya. Inama zirakorwa, inama kandi zigenda zibwira abantu benshi cyane ku bijyanye na malariya, ubwirinzi, gutema ibihu ku mazu hatandukanye, gukinga imiryango cyangwa se amadirisha ku mugoroba saa 12 akazuba kagiye, kurara mu nzitiramubu kandi ziteye umuti, kuba mu nzu iwawe hateye umuti itandukanye cyane yica udukoko twa malariya, kuba kandi abantu benshi babwiriza kuba bakwisiga imiti itandukanye ku maboko ndetse no ku maguru igihe bakunda gukora imirimo itandukanye aho bahura n'udukoko dutera malariya mubu. Abahinzi nabo bakunda kubwirizwa cyane kuba bagomba kuba bahinga bambaye inkweto zabugenewe nk'amabote n'imyenda itandukanye ikwirakwira kandi igafata ibice bitandukanye by'umubiri kugira ngo umubu utagira aho uhurira n'umubiri wabo. Umubu wica abasaga hafi miliyoni isi. Indi ndwara itangaje cyane ikomeye cyane ku isi ni umuntu, intambara, amakimbirane mu miryango, intambara hagati y'ibihugu bitandukanye, intambara ku migabane itandukanye, intambara ndetse no mu bantu hatandukanye, hose hica abantu ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ni koko inyamaswa mbi ni umuntu.
urebye intambara ziba hirya no hino ku isi ndetse kandi ziterwa n'abantu kandi zigahitana abantu, aho ku isi buri mwaka nibura abantu basaga miliyoni 10 bahitanwa ndetse n'intambara z'ingaruka zayo. Nta kabuza kandi umuntu niwe nyamaswa ihitana abantu benshi cyane ku isi buri mwaka. Usanga kandi abantu benshi niba bari mu kabari bari kunywa basangira agacupa niko twabyita, iyo bamaze guhaga mukera buhoro bafatana mu mashati bakicara, ugasanga umugabo yishe mugenzi we cyangwa se umugabo yishe umugore we cyangwa se umugore yagasomye yishe umugabo we. Usanga abantu benshi cyane kandi bahura ku biyobyabwenge nabo bamaze kwihaga nta kindi bakurikizaho ni ukurwana. Mbega umunezero wa muntu, ubuzima bwa muntu ni ukurwana. Ubuzima bwabo kandi bukunda guhitana na muntu bitewe n'amakimbirane aba mu miryango ndetse no mu ngo muri rusange. Ngayo nguko nitwa Eric Nshimiyimana. Izi nizo nyamaswa naguhitiyemo kugira ngo nzikubwire kandi uzimenye, nuzumva kandi umenye ugombe wirinde. Nari ndi Neguza, naho ubutaha.